mbahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Bruce Lee twese tuzi ko ari umushinwa ariko yavukiye ku butaka bwa leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya California. Yes, reka turebere hamwe inama uyu mugabo agira urubyiruko namwe mu mateka ye magufi. Bruce Lee ni umunyabigwi uhambaye cyane mu myitozo njyarugamba, mu gukina filime zakunzwe n'abatari bake. Ni umugabo ufite ibigwi bidasanzwe mu migwanire ndetse no mu myitozo ngororamubiri. Bamwita Bruce Lee. Ni umugabo wavukiye muri California muri leta zunze ubumwe za Amerika, abyarwa n'ababyeyi b'abashinwa. Twese tuzi ko ari umushinwa ariko uyu mugabo yavukiye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Mbahaye ikaze, njye nitwa Mr. Sam. Niba warakoze subscribe hano kuri Mukire Entertainment ndagushimiye cyane. Niba utarayikora yikore kandi subscribe hano kuri Mukire Entertainment, ukande like, uduhe igitekerezo muri comment. Uyu munsi reka turebe hamwe uyu munyabigwi wacu Bruce Lee, amateka ye ndetse n'inama agira urubyiruko. Afite inama zidasanzwe agira abantu bose muri rusange ndetse n'urubyiruko, zabafasha guhindura imyumvire n'imitekerereze bityo ubuzima bwanyu bukagenda neza cyane. Reka turebere hamwe Bruce Lee. Bahaye ikaze. Bruce Lee yavutse tariki 27 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1940, avukira muri leta ya California mu mujyi wa San Francisco. Uyu mugabo yabyawe n'ababyeyi b'abashinwa ariko baje kwimukira mu mujyi wa California muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ababyeyi be bakomoka muri leta ya Hong Kong mu Bushinwa. Uyu mugabo akivuka yize ibintu bijyanye n'imyitozo njyarugamba akiri muto cyane muri leta ya California, ariko gusa akiri muto yaje kugaruka iwabo kw'amavuko, aho ababyeyi be bakomoka mu mujyi wa Hong Kong mu Bushinwa. Atangira kwiga imyitozo njyarugamba ndetse n'imico y'abashinwa, agenda ayadopta akiri muto cyane. Ariko kuvukira ku butaka bwa leta zunze ubumwe za Amerika biba bivuze ko ufite n'ubwenegihugu bwa Amerika. Bivuze ko Bruce Lee uko twamumenye uyu mugabo ni umunyamerika ariko akaba n'umushinwa kuko ababyeyi be bakomoka mu gihugu cy'Ubushinwa mu mujyi wa Hong Kong. Yes, Bruce Lee agitangira imyitozo njyarugamba yarakiri muto cyane nibwo yatangiye kujoininga ibigo byinshi byigisha imyitozo njyarugamba akiri muto, ndetse kuri discipline ya idasanzwe bituma atangira kugaragara muri filime zitandukanye akiri muto cyane. Mu myaka yo 1950 nibwo yatangiye kugira filime ye ya mbere, ndetse nabwo yaje kugaruka muri leta zunze ubumwe za Amerika. Yes, akiba mu Bushinwa yarafite umwarimu udasanzwe witwa Yip Man. Yip Man ni umwarimu wamwigishaga akiba Hong Kong mu Bushinwa. Mbere yuko agaruka muri leta zunze ubumwe za Amerika, atangira gufungura ishuri ryigisha imyitozo njyarugamba. Bruce Lee akigira muri leta zunze ubumwe za Amerika yafunguye ishuri ryigisha imyitozo njyarugamba tekinike z'abashinwa, bituma abashinwa bamwe batangira kumugirira ishyari, dore ko uyu mugabo yigishaga tekinike abashinwa bita ko ari bo bayizanye, ayigisha abo muri leta zunze ubumwe za Amerika n'abazungu muri rusange n'abirabura, atitaye ku muco n'uruhu rwabo bafite. Bruce Lee ni umwe mu batoje icyamamare twese twemera muri sinema, Chuck Norris n'abandi benshi batandukanye. Bruce Lee yahise atangira kwamamara nyuma yo gushinga ishuri rye ridasanzwe, ndetse n'abakinnyi bagiye yigisha benshi bakaba ibyamamare binyuze muri sinema. Uyu mugabo hari filime zamusize kuri map, abantu twese turavuga tuti uyu mugabo ntabwo asanzwe. Hari filime yitwa The Way of the Dragon, Enter the Dragon, Flight of Fury, Green Hornet. Izi ni zimwe muri filime zamusize kuri map zituma aba icyamamare. Abantu benshi baravuga bati uyu mugabo ntabwo asanzwe. Enter the Dragon. Uyu mugabo yarafite ubwenge budasanzwe bujyanye n'imitekerereze na filozofi, ku buryo yabifatanyaga n'imyitozo njyarugamba ibintu bikaba neza cyane. Uyu mugabo yapfuye akiri muto cyane ku myaka 32. Yavuye tariki 20 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 1973, ariko yasize ibigwi bidasanzwe muri sinema, muri filozofi, myitozo njyarugamba, dore ko ari ibintu byinshi yakoraga abantu bakabifata nk'ubumaji kuko ari ibintu kugeza n'isaha bitakorwa n'undi muntu uwo ari we wese. Bruce Lee ni umugabo udasanzwe. Ese filime yitwa Enter the Dragon, iyi filime warayirebye? The Way of Dragon, The First Fury, The Green Hornet, izi ni zimwe muri filime zamusize kuri map. Abantu benshi baravuga bati uyu musore ntabwo asanzwe, dore ko yapfuye akiri muto cyane ariko yasize ibigwi ndetse asiga n'umuryango w'umugore n'abana 2 nibo bamukomokaho. Nibwo yaje kwita Imana, nubwo inkuru zivuga ku rupfu rwe nyinshi zigenda zidahurizwaho na bamwe bavuga ko yapfuye ubwo yari yagiye gusura
umugore w'inshuti ye, abandi bakavuga ko yishwe n'umutima bitewe n'imyitozo ngororamubiri yakoraga. Bruce Lee, ese uyu mugabo witeguye kumva amagambo y'inama agira urubyiruko? Tuvuze ibigwi bye bwakira bugacya, ariko reka mu bigwi tugiye kuvuga kuri uyu mugabo twipande ku magambo y'inama agira urubyiruko. Bruce Lee was not only martial arts and actor, but also he was a philosopher. Uyu mugabo ntabwo yari umukinnyi w'imyitozo njyarugamba cyangwa se umukinnyi w'amafilime gusa. Uyu mugabo yari n'umufilozofe. Abafilozofe ni bamwe bafite imyumvire ihambaye, bafite uburyo babona ibintu ku rwego rudasanzwe, afite amagambo menshi yafashije abantu. Nawe yagufasha guhindura imyumvire n'imitekerereze yawe. His word have continued to inspire the countless individuals and few motivational quotes attributed to him. Yes, ifite amagambo menshi ahambaye yagiye agira inama abantu aho yanyuraga hose muri filime yakoraga, ndetse n'ibigwi bidasanzwe yase mu myitozo njyarugamba. Dore ko n'iyi saha push up yakoraga umubare yagezagaho, ndetse n'igipfunsi yateraga uburemere cyabaga gifite. Ibyo ni ibintu na n'ubu bitarakorwa n'umuntu uwo ari we wese. Afite imyitozo njyarugamba yavumbuye ubwe, tekinike ziwe zamwitiriye Bruce Lee tactic. Izo nazo zirahari ku bwinshi. Uyu mugabo afite amagambo ahambaye, harimo filozofi idasanzwe. Be water my friend, ba nk'amazi, itware nk'amazi inshuti yanjye. Iyoroshye, ubuzima bisaba kwiyoroshya ukamera nk'amazi. Amazi nta bara agira, nta shusho agira. Amazi afata isura y'ikintu uyashyizemo. Yes, ugomba kuba nk'amazi kabisa, ukiyoroshya nibwo ibintu byawe bizakugendekera neza cyane. Yes, nta kwikomeza, nta kwikanyiza, kuko isi n'ubundi tuba tuzayisiga. Icy'ingenzi ni ukuyibaho. Yes, ba nk'amazi. Amazi nta bara agira, nta shusho agira, nta shape agira. Ba nk'amazi wiyoroshye, ubundi ibintu byose ubirebere mu ruhande rwiza cyane. Uyu ni Bruce Lee, yashakanye n'umugore bitaga Lyndon Lee, ndetse abyara n'abatipana babiri nk'uko twabigarutseho hejuru. Ijambo rya mbere rero, itware nk'amazi, iyoroshye, ntukikanyize, kuko iyi si n'ubundi warayisanze. Ntujya kwisiga n'ubundi uzayisiga, niko bimeze kandi nta cyo wabihinduraho. Uyu ni Bruce Lee. I'm not in this world to live up of your expectation, and you are not in this world to live up to mine. Yes, iyi si ntabwo ugomba kuyibaho nk'uko ubyifuza. Ubundi iyi si urateganya, isi nayo igapanga. Bivuze iki rero? Ugomba kubaho nkawe ubwawe, kandi ukamenya ko ugomba kuberaho abandi. Yes, tubeshwaho no kuberaho abandi. Ibintu byose dukora urebye ahanini tuba twikorera ndetse dukorera n'abandi, tuberaho abandi. Inshuti, imiryango, abo dukunda, abana bacu, imiryango yacu, akenshi usanga aribyo abantu benshi baberaho. Yes, niyo mpamvu ukwiriye gukora inshingano zawe neza, kuko nanone uba utibereyeho wowe ubwawe, uba ubereyeho n'abandi. Jya umenya ko ubereyeho n'abandi, bigufashe kwitwara neza ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo ugomba gushyira mu bikorwa. Uyu ni Bruce Lee. The successful warrior is the average man with laser-like focus. Umugabo w'indwanyi, indwanyi ikomeye cyane, ni wa mugabo uhatana kandi akareba ku kintu kimwe, akagira intumbero y'ikintu ashaka kugeraho, kandi agakora buri gihe cyose aharanira kugera kuri icyo kintu. Yes, niwe successful warrior. Indwanyi ya nyayo, indwanyi ikomeye cyane, ni uwo muntu ufata ikintu kimwe akiyemeza kukigeraho, kandi nta kujarajeza imbaraga z'ibitekerezo bye ngo usange ari mu bintu bimwe, kikina kiriya na kiriya. Afata focus, aba focus ari ku kintu kimwe, kandi akagikoraho n'umutima we wose. Determination, focus and hard work. Uyu ni Bruce Lee. Bruce Lee afite inama zidasanzwe. Mistake are always forgivable if one has the courage to admit them. Amakosa buri gihe abagomba kwibagirana. Ugomba kwibagirwa amakosa yawe, kuko ukibabarira cyane ko mu buzima ibintu biba bigomba guhinduka. Yes, niba umuntu agukosereza ukamubabarira, ni gute utakwibabarira ku makosa yawe? Jya ureba amakosa yawe yamwe uyarenge, ugira intumbero yawe ihambaye cyane, kuko nanone nutibabarira ibyo bintu bizagukurikirana, kuko ikintu cyose uzabasha gukora ntabwo kizakugeza ku ntsinzi yawe ya nyayo mu gihe utibabariye amakosa yawe, kuko mu buzima amakosa abaho. The mistake are always forgivable. Ugomba kwibagirwa, kuko nyuma yo kwibagirwa amakosa nibwo ubasha kuba wakora n'izindi ntego zawe zikabasha kuba zaba impamo. Uyu ni Bruce Lee. If you love life, don't waste your time for time if you want life is made of. Yes, niba ukunda ubuzima bwawe, ntugatakaze igihe cyawe.
sibyo jya ukunda igihe cyawe ntukagitakaze kuko ubuzima nicyo gihe nyine ubuzima nicyo gihe niba ukunda igihe cyawe ntugatakaze igihe cyawe kuko ubuzima nicyo gihe ubuzima ni igihe yes ni amagambo akomeye cyane ahambaye advocate for making motivation to inspire the peoples afite amagambo arimo filozofi idasanzwe yese ni iriya ryagufashije uritwandikire muri comment hano ni kuri Mukire Entertainment ndagushimiye cyane.